twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twari tumaze iminsi tutabagezaho ibi biganiro bijyanye n'imikorere y'imodoka ndetse n'uburyo bwo kuzitaho no kuzibungabunga, ariko byatewe nuko Engineer Elia yari amaze igihe atari mu Rwanda, yari yaritabiriye amahugurwa ajyanye na maintenance y'ibinyabiziga, by'umwihariko ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi ndetse n'ibindi bigezweho. Engineer Elia, ni amahoro? Ni amahoro. Abantu bari barakubuze, ariko mu by'ukuri nciye ku mayange bari baritabiriye amahugurwa y'ikigo cy'Abadage gikomeye mu bijyanye no gukora produit de maintenance cyangwa se amavuta yifashishwa mu kubungabunga imodoka. Ndashaka ko duhera aho ngaho unatubwira ese aya mahugurwa mwagiyemo ni amahugurwa ki mu by'ukuri, uretse kuba twaramenye gusa ko ari ajyanye n'icyo kigo cy'Abadage gifite abatekinisiye n'inzobere zikomeye ku isi. Ngira ngo Ubudage nicyo gihugu gikomeye ku isi mu bijyanye no gukora imodoka ndetse n'amaproduit ya maintenance, abantu barabizi. Engineer Elia, aya mahugurwa tunyuriremo muri make yari ameze ate? Ese abanyarwanda bazayungukiramo iki? Abatunze ibinyabiziga mu Rwanda n'igihugu muri rusange n'abanyamagaraje bazungukira iki muri aya mahugurwa witabiriye, kuko ni mwebwe mwenyine mu Rwanda mwitabiriye aya mahugurwa bitewe nuko Abadage murakorana? Murakoze cyane. Nibyo kuko ibintu bijyanye no kubungabunga imodoka ni ibintu ubona ko hano mu Rwanda bisa nkaho bitangiye gushyirwamo ingufu, kuko nk'iyo ugereranyije iyo mu mapurusantaje y'uburyo abantu batunze imodoka mu bindi bihugu, usanga hano mu Rwanda dusa nk'abakiri inyuma cyane mu bijyanye no gutunga ibinyabiziga. Abantu kenshi bagiye bagira ikintu cyo kumva ko imodoka ugura imodoka bikaba birangiye, ariho n'abantu bagiye bagira ikibazo cy'uko imodoka zagiye zangirika cyane. Iyo uzengurutse hirya no hino mu magaraje ya hano mu Rwanda uhasanga imodoka zikiri nshya zamaje kwangirika. Iyo ugenda hirya no mu mihanda ubona imodoka ziba zifite ibibazo. Iyo unumvishe n'ubuhamya bw'abantu benshi batunze ibinyabiziga ubona bafite ikibazo cy'uko imodoka zangirika cyane, ariko noneho ku rundi ruhande wareba ukavuga ngo biterwa n'iki? Biterwa na maintenance mbi izo modoka zibona, cyangwa se ndetse no kuba zitabona maintenance ihagije. Icyo kigo rero cy'Abadage ni ikigo, ni uruganda turimo tugirana imikoranire muri iki gihe, kuko nk'uko twagiye tubivuga kenshi tubikangurira abantu, imodoka iriya mashini iyo wamaze kuyigura, iyo wayigejeje mu rugo wayishyuye amafaranga, ntabwo biba birangiye, kuko urayikoresha ariko nayo igenda igira uko yitabwaho. Abantu benshi bajya bahura n'ibibazo byo kutasobanukirwa uburyo imodoka yitabwaho, bwo kutamenya produit de maintenance zakoreshwa kugira ngo imodoka ikomeze kuramba. Aho wagiye ubona abantu bafite ibibazo by'imodoka zishyuha, ibibazo by'imodoka zinywa cyane, abantu ikintu cyo kunywa, ikintu cya high fuel consumption ku binyabiziga ni ikintu ubona ko kibangamiye abantu muri iki gihe, bitewe n'uko ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byahenze. Ariko n'ubundi abantu bari basanzwe bahomba bitewe n'uko ibinyabiziga byabo binywa, ariko biturutse kuri maintenance mbi. Icyatumye rero dushyiramo imbaraga mu kuba hari uko aba Badage, iki kigo, uru ruganda twarwisunga kugira ngo rudufashe muri produit de maintenance, ni uko ibinyabiziga ubona ko harimo haragenda haza n'ibinyabiziga by'amashanyarazi. Kandi iyo witegereje ubona abantu baratangiye, harimo ibyatangiye nabyo kugenda byangirika kubera ya maintenance idakorwa neza, kutamenya ubwoko bwa produit de maintenance akoresha. Abantu bakoresha amazi mu binyabiziga, amazi akabyangiza. Abantu hari produit badashyira mu modoka, abantu bakagendera muri cya kintu cyo kuvuga ngo nzamena amavuta gusa, cyangwa ntwaye imodoka yanjye y'amashanyarazi nzayitwara, nta mavuta nshyiramo ariko nzatwara. Turavuga ngo bishoboka bite ko dushobora kuba dufite abantu batunze ibinyabiziga biri kubaho byangirika imburagihe, kandi hari ubumenyi tubifiteho, ndetse hari n'abandi bahanga cyangwa n'ibindi bigo bibasha gukora za produit original zishobora gufasha muri maintenance. Hari nabo usanga bafata amavuta y'imodoka za hybrid bakayishyira mu mashanyarazi, cyangwa za essence amavuta bakaba yoshyira mu modoka y'amashanyarazi. Yego. Biba ngombwa rero ko tubasha gukorana n'ikigo, kureba uburyo twakorana n'ikigo kirimo inzobere mu bya maintenance, gikora za produit de maintenance zigezweho kandi ziri karite, ku buryo zishobora gukomeza kudufasha
mu gufasha abantu kubungabunga ibinyabiziga byabo bikarushaho gukomeza kuramba. Hari rero nk'izi mashini uri kubona ni izo turagenda twifashisha kugira ngo tugende tugaragaza neza uburyo maintenance iri ku rundi rwego, uburyo abantu bayumvaga, kuko urumva ni ibintu bibaje kuba ibinyabiziga cyane byinshi naha byangirika, umuntu akagura imodoka yiguza amafaranga, nyuma y'igihe giti ikaba yarangiritse, hari abakanishi bamufashaga kuyikora, abo nabo ntibari ku rwego rwa maintenance igezweho, produit de maintenance zigezweho ntiyamenya aho azikura, ntiyanamenya n'ubwoko bw'izo yakoresha. Ariko iki kizaba igisubizo cyane, n'igisubizo ko n'ubundi twari dusanzwe tubikora, ariko hari produit tutabonaga cyane nk'izifashishwa kuri ibinyabiziga by'amashanyarazi. Turi kubona abantu bari gukora amakosa bagafata brake fluid, amavuta asanzwe bakayashyira muri izi modoka z'amashanyarazi. Ntabwo ari byo. Hari uruganda rufite produit brake fluid yagenewe imodoka z'amashanyarazi, iz'ama hybrid n'imodoka zisanzwe. Coolant abantu barafata amazi bagashyira mu modoka bikangiza. Imodoka z'amashanyarazi zifite amazi ahanagura ibirahuri, abantu barasukamo amazi, kimwe n'imodoka zisanzwe ugasanga hari ibintu byahagaze gukora. Icyo rero nicyo tugira ngo dukemure, dufashe abantu kubungabunga ibinyabiziga byabo birushaho kuramba. Hamwe mu makosa abantu bakora, nkaho twari dukomeje kuri brake fluid, nk'iyi ngiyi ni computer ya feri, ni icyo bita ni imashini ifasha izi modoka z'ama hybrid na electric gufata feri. Ariko niwitegereza urareba ni icyuma gikomeye, urabona ni icyuma kikiri gishyashya, ariko rebamo hano cyajemo imigese, gifite computer, ariko uri kubona ko cyamaze kwangizwa n'umwanda. Iki cyuma ntabwo cyangizwe no gusaza, iki cyuma cyangizwe nuko nyiracyo nta bumenyi afite, cyangwa se nta makuru afite yuko kigira produit brake fluid zijyanye n'imodoka z'amashanyarazi, zijyanye n'imodoka z'ama hybrid. Ubu imodoka yabuze feri, kandi buri imodoka yabuze feri bishobora noneho no kwangiza n'ibindi bintu byinshi. Aha rero ari abatekinisiye bamufashaga kubungabunga iyi modoka nta bumenyi babifiteho, babikora uko biboneye, nabo ntibabizi. Hari na nyiri imodoka nawe ntabizi, bikaganisha iyi mashini ubona ikiri nshyashya gutyo kwangirika imburagihe, bitewe n'icyo bita poor maintenance, kutamenya produit de maintenance zikwiriye ikinyabiziga cye. Tukaza kuri iyi mashini ubona, iyi ngiyi ni pampu electrique, urabona yamaze kwangirika. Ni iyi modoka y'ama hybrid, uri kubona ko nyiri imodoka yagiye ashyiramo amazi. Hari coolant quality, ari naho turimo dukora n'uriya ruganda kugira ngo tubone izo quality, kuko hano ku isi, hano mu Rwanda hanyanyagiye produit zitandukanye, ariko biragoye ngo ube wamenye y'ukuri, ube wamenye iriyo, ube wamenye ya pirate. Abantu bakagura izo babonye hirya no hino ku mihanda, babishyiramo mu mamodoka yabo akangirika. Ubu yamaze kwangirika, urabona ifite computer, ifite connection y'amashanyarazi, hano hinjiramo za courant, ariko kubera ko nyiri imodoka yagiye yinjizamo ya courant itari karite, itajyanye na ya modoka, uri kubona ko yamaze kwangirika. Tukaza iki ni icyuma gitubura amashanyarazi y'imodoka, cyamaze kwangirika, cyamaze gushya, hano urabibona. Ariko uri kubona iyi ni computer, uri kubona iyi ni machine electronique ifasha nk'ibinyabiziga by'amashanyarazi mu kongera ingufu z'amashanyarazi ajya gutwara iriya modoka. Ariko nimwitegereza hano urakubona ko hajemo imyanda. Izi ni inzira zinjiramo ya makurante za produit chimique ziri liquide, zirimo ibinyabutabire bifasha mu kuza kuminimiza ubushyuhe bukabije, mu gukora geresage, ndetse no kurinda icyo bita corrosion, kurinda ko hazamo imigese. Ariko urabona nyiri iyi modoka iki cyuma urabona kiracyari gishya, kubera gusukamo amazi cyangwa se agasukamo ibiproduwi ataruye hirya no hino, atazi karite yabyo. Uri kubona ko byateje kwangirika. Iyi nayo ni imashini itubura amashanyarazi y'imodoka z'ama hybrid. Uri kubona ko yamaze kwangirika mo imbere, kubera ko aha hinjiramo amazi ayifasha gukora, kuko ni ikintu cyinjiramo amashanyarazi afite ingufu, icyo bita high voltage, kiba gituruna kikaraga, kibamo friction, harashyuhamo imbere, gikenera produit de maintenance zifite ibinyabutabire bizajya gufasha mu gukora geresage, lubricant, mu kureducinga wear na corrosion, kurinda ko hazamo ya migese
ndetse no kwasira cooling system yacyo ikagenda neza, ariko urabona ko byatangiye kwangirika bitewe n'uko imodoka ntago ibona ya produit iri karite. Ubona aho nyirayo yashyizemo amazi n'amazi ndetse n'amakurante atari quality. Hari amakurante aba yaragenewe buri modoka, buri bwoko bw'imodoka runaka. hari ubwo amakurante nko mu kinyarwanda yagereranya n'iki? Kurante urumva ni ibintu bishingiye kuri cooling, guhoza, kugabanya ubushyuhe. Iyo bayita kurante rero, iriya kurante ibirimo n'ibindi binyabutabire bikorana kandi kazi. Ibirimo ibinyabutabire bifasha mu kugabanya bwa bushyuhe, ibirimo ibinyabutabire bifasha mu kurinda umugese ko wakwinjira muri ya systeme, ibirimo ibinyabutabire bifasha muri geressage kugira ngo bya byuma byikaraga bibashe kugira lubricant, kuko urabona nk'iyi mashini nta hantu ho gusukira amavuta igira, ariko ifite aho binjiriza za kurante, hamwe abandi bajya basukamo amazi. Iriya rero iyo yinjiyemo igomba kuba ifitemo n'ubushobozi bwo kugira gute, gukora geressage, kuko ni icyuma cyikaraga. Urabona hano haba hari puri kirikaraga mo imbere, urumva ko haza ushobora kuzamo guharaturana n'ubushyuhe bishobora kwangiza abafite ibinyabiziga birimo. Abandi nubwo bavuga bafite imodoka y'amashanyarazi, ngo afite izi za Kia, za Hyundai, ni imodoka zose ugasanga imodoka ye ihora igira ikibazo muri la systeme yo kuzamura amazi, cyangwa ziriya produit zihanagura ikirahure. Ntago tuvuga amazi, abantu benshi bashyiramo amazi. Umuntu aranakubaza ngo iyi modoka yanjye ngo aho bashyira amazi ni he? Ndabwira abantu ko nta hantu bashyira amazi mu modoka, nta modoka ijyamo amazi iyo ari yo yose. Nase ko nyamura n'abantu ugasanga yafunguye kapo, ari kubwira abana ngo bamuzanira amazi, imodoka yashyushye. Ni cya kibazo nakubwiraga cy'imyumvire cyangwa imitekerereze ikiri hasi mu gutunga imodoka. Kugura imodoka ntuyigeho, ntugana aba expert, ntugana abahanga ngo bakugire inama bagufashe, ahubwo yagira ikibazo ugahamagara abo ubonyeho hirya no hino nabo batabifiteho ubumenyi. Yaba ari amazi, icyo bita amazi hanagura ibirahure, ntago ari amazi ajyamo, hari produit, ari naho turimo dukora n'uruganda kugira ngo izo produit nazo tuzibone ku bwinshi. Ku masoko zirahari, ariko ntago byizewe neza karite yazo. Zira produit zijyamo ntago ari amazi. Buriya kuriya isu ibigira kuriya ntabwo ari amazi ariya. Kuriya zamura hanagura ikirahure, burya ntabwo hagomba kuba harimo amazi, hagomba kuba harimo iriya produit zo bita washer fluid, ariko nazo zirimo ibinyabutabire, kuko ubona ni akamoteri kazamura amazi ajya guhanagura kiriya kirahure. Hariya muri iriya tanka aka kamoteri kaba gahari, uri kubona ko amazi bashyiramo cyangwa za kurante byinjiramo hano bikaza gusohoka. Ahasohokeramo ajya guhanagura inyuma, ahasohokeramo ajya guhanagura ku kirahure cy'imbere. Ni ukuvuga ngo nuyitegereza uri kubona ko nayo imbere ni computer. Ni witegereza iyi computer yayo, aka system electrique kayo kayifasha kugira ngo iyi moteri, kuko niko kohereza amashanyarazi muri iyi moteri, ni witegereza neza urasanga haraje iki, imigese. Iyi migese yaraje iza kwangiza izi connection electrique kubera ko basukamo amazi. Mu by'ukuri hari produit zabugenewe arizo bashyiramo, kuko zo zifasha mu kurinda ko uyu mugese wazamo ngo wangiza aka kamashini, ndetse no gufasha akakuma gahora kikaraga kukarinda gushyuha. Iyo rero ushyizemo amazi aho kugira ngo bikarinde gushyuha, biteramo umugese ahubwo kakabana kakangirika nk'uko akangaka mubona byagenze. Na hariya ntago hajyamo amazi, please, hajyamo ibindi binyabutabire, hari izindi produit zabugenewe. Tukaza nk'uko twagiye tubona n'ibindi, ugasanga abantu batunga imodoka, ugasanga umuntu atunze imodoka imyaka 5, 10, ariko akakubwira ngo nta kintu ndashyira muri tanka yayo ya mazutu. Imodoka igira icyo bita fuel system. Mu fuel system ifite irema ziyigize, ifite imashini ziyigize, ifite amapompe. Abantu benshi bafite imodoka usanga bari kutaka ngo ziranywa, ugasanga imodoka rwose nta ngufu zikigira, ariko ari ukubera ni gute ushobora gutunga imodoka, waraguze imodoka ukaba utazi ko muri reservoir y'imodoka ushyiramo imiti. Hari izo bita za diesel system treatment, hari za fuel injection cleaner, nibura mu birometero 10,000, hagati y'8,000 n'10,000 muri tank ushyiramo. Izo nazo ni produit dukeneye cyane kugira ngo abantu babyumve. Iyo utabishyizemo imodoka igera igihe ikangirika. Nk'iyi ni pompe electrique izamura mazutu cyangwa essence ikura muri tanka y'imodoka, izamura muri moteri.
ni moteri irabuja yinjiramo amashanyarazi, ibiteretse muri iriya reservoir igera igihe ikazamo imyanda, ikenera lubricant nayo. Ibyo rero bizakorwa n'iki? Bizakorwa na za produit ushyira muri tanka. Gutunga imodoka ukamara iyo myaka nta kintu ushyiramo, iyo modoka ibizangirika vuba. Niyo mpamvu nakubwiye ngo biracyari ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo ugereranyije n'ibindi bihugu usanga dufite ikibazo cyane cya maintenance cyane hano mu Rwanda. Maintenance ikorwa nabi, izi modoka ubona zirirwa zinyanyagira hirya no hino, inyinshi ari n'iz'abantu b'abasirimu banize yemwe, ariko burya ziba zangirika, zibaho zangirika imburagihe. Ugasanga imodoka igomba kuba yamara imyaka 30 ntikoze n'itanu. Abavuga ngo ziranywa amakiya, usanga imodoka y'umuntu nkaha muri izi sensa huzuyemo imyanda, urazibona izi sensa huzuyemo imyanda. Hari produit zabigenewe, hari zo bita Enitec system cleaner, izo nazo zirakoreshwa. Ushobora gusanga umuntu afite imodoka yimaranye nk'imyaka 10 cyangwa 2 cyangwa 3 ariko atarakoresha iriya diesel system Enitec cleaner, atarakoresha zira produit zihanaguramo iyi myanda zikayivanamo. Iyo twitegereje iyi ni sensa urayibona, iyi niyo bita air flow meter. Iyi imetaringa umwuka winjira muri moteri kugira ngo imodoka ikoreshe essence cyangwa mazutu nkeya, inywe bike, ariko kandi nanone ikoresha umwuka wo hanze. Uri kubona ko hari sensa, hari element electronique yabugenewe, ariko ubashije umuntu ngo iyi modoka ya mu myaka yimaranye wari wakoresha iyi sensa produit ziyi cleaning, hari product zagenewe gukirininga mu gihe runaka urazikoresha, wari wabikoresha ryarakubwira ko atanabizi. Urumva ni ikibazo gikomeye, kuko kandi byaragenwe. Witegereje urabona nk'iyi imyanda iyo yamaze kuyizibira, iyo yamaze kuyangiza, iyo yamaze kuyipfukirana, ntabwo ibigikora. Niho umuntu azaba atunze imodoka ye akatangira kubona imodoka iranywa ibirenze ibyo yagombye kuba inywa. Imodoka yatangiye kumubera ikigeragezo, imodoka yatangiye kujya yangirika buri kanya, akibaza akavuga ngo ni iki gituma imodoka yanjye ihora yangirika. Izi za throttle zayo valve uri kubona ko nayo ubwayo ukuntu ikoze ni element electronique. Iyi niyo igenda ifunguka kugira ngo hinjiremo umwuka mwinshi cyangwa mu imodoka yihute ariko inywe bike. Ariko usanga umuntu nta munsi n'umwe arakoresha product zishobora gukora isuku ndetse no gukora lubricant muri iyi mashini. Icyo mbigarukiyeho nerekana iyi systeme yose ni ukwerekana uburyo dukeneye imbaraga nyinshi cyane, dukeneye ibigo nka biriya bikomeye, ibigo by'abahanga, ibigo bya mbere ku isi mu gukora produit de maintenance, kugira ngo hano mu Rwanda tubashe kurushaho gukomeza gutunga ibinyabiziga bitangirika. Imodoka zirangirika, birabaje kuba imodoka z'amashanyarazi zaratangiye kwangirika, ariko atari uko zidakomeye, ahubwo ari uko bene kuzitunga atari ku rwego nyarwo rwa maintenance kwiye, barazitunga nk'abatazi uko zigomba kubaho. Kia Sorento zatangiye kwangirika, nazo ni imodoka nshyashya, ni imodoka zikiri cyane ku isoko ryo mu Rwanda, ariko nyinshi zatangiye kwangirika, zatangiye gushyuha, zatangiye amamoteri kwangirika, zatangiye kunywa. Ziriya ni imodoka zikoze ku buryo ikintu cya fuel consumption iri hasi cyane. Ni imodoka zitanywa ziriya. Ziriya ni imodoka zakorewe no muri biriya bihugu bya za Korea, ibihugu nabyo uzi ko bizamutse vuba, biteye imbere vuba. Imodoka bazikoze bakeneye ko abanyagihugu babo nabo batera imbere mu buryo bwihuse. Bakoze imodoka zitanywa, ariko kubera ba nyirazo kuzitunga, umuntu agatunga imodoka agatoragura umakanisha ahabonye wese akayitwara uko abibonye, imodoka ikazagera igihe ikangirika, ntashobora kujya gusuzumisha, ntashobora kujya gukoresha ya maintenance. Umuntu kwiyumvisha ngo nge ngo nzakoresha ngo maintenance y'amavuta gusa, mu by'ukuri wabonye systeme zose tuvuze ntabwo turagera ku mavuta ya moteri. Amakosa abantu bakora yo kutazikora maintenance ndetse no kuzishyiramo amaproduit atariyo, n'amazi ndetse no kutabishyiramo, birazamuka rero noneho bikagera no ku rwego rw'uko umuntu atunze imodoka ariko ntazi ubwoko bw'amavuta agomba kujyamo. Amavuta ajya mu modoka ya Kia Sorento ya diesel imaze imyaka 5 atandukanye n'ayajyagamo ikiri kiva mu ruganda. Hari amavuta baragenewe moteri zimaze igihe zikora.
hari amavuta barakeneye imodoka zifite tekinoloji z'ama DPF, Kia Sorento ni imodoka zifite amasysteme ya DPF za Hyundai. Maintenance zikorerwa maintenance hafi ya ntayo ku bantu benshi, ugasanga ziri kwangirika, ziri kuba konsoma, ziri kunywa, ziri guteza ibibazo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko zo zifite ibibazo. Ni imodoka buriya zitagomba kuba zangiza ikirere, ni imodoka zitagomba kuba zinywa, ni imodoka zihorana imbaraga, ni imodoka igomba kuba ikora neza cyane, ariko uburyo zibungwabungwamo ni ibibazo bikomeye. Iyo witegereje rero usanga hari imodoka z'ama hybrid zigira amavuta yazo. Hari izi modoka ujya ubona ngo ni start stop. Hari imodoka bibaho ku modoka nyinshi iz'ama hybrid izima yongera yaka isimburanya imodoka y'amashanyarazi n'iya combustible. Kuri ya moteri izima yongera yaka burya bigira amavuta ajyanye n'iyo fenomene, uko gustopa yongera starting. Burya imodoka iteye gutyo ifite ubwoko bw'amavuta yayigenewe. Birabaje kuba umuntu akifata imodoka yakajya ahantu ati munsukiremo amavuta kumva mu mutima waratuje. Basi ntiyaguze n'imodoka ngo ayishyire mu rugo yicara avuga atari ko si motion niko nyiguze ubundi bahite ibungwabungwa ite, nuwe bwoko bw'amavuta nshobora gushyiramo, ese nshobora kubushyiramo mu gihe kingana iki, nuwe bwoko bwa filtre nashyiramo, andi additives azagenda mfasha mu kuyibungabunga na yahe. We akajya twara imodoka igihe cyagera akagenda agahagarara hari ati mushyiremo. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo modoka biyiganisha mu kwangirika, kandi ibyo abantu barabihererekanya kubera ko niba nkoresha hariya nawe nzakurangira nitugende nkwereke umuntu ujye unkorera. Ugasanga ni uruhererekane rw'abantu benshi batunze ibinyabiziga ariko bibaho byangirika. Kandi buriya iyo ibinyabiziga byangirika burya babyangiza n'umwuka abantu bahumeka. Imodoka ikorerwa maintenance nabi yangiza umwuka abantu bahumeka. Imodoka ikorerwa maintenance nabi iteza nyirayo igihombo kuko ihora inywa, igira consommation yo hejuru. Imodoka ikorerwa maintenance nabi iteza nyirayo igihombo kuko yangirika imburagihe, yangirika itarageza igihe cyo kugira ngo itange umusaruro. Kandi ubwo nyirayo rega ni n'igihugu muri rusange, kubera ko iyo umuntu umwe ahombye ubukungu bw'igihugu buba buhombye. Bisubiza ubukungu bw'igihugu hasi. Nuparikira modoka yawe kubera maintenance itari nziza bizaba bisubije ubukungu bw'igihugu hasi. Urana iki gihugu cyacu agace kirimo na ahantu bigora kugira ngo ibintu bihagere byoroshye. Iyo abantu rero bahora bagura izi mashini baziguza amafaranga, rimwe na rimwe benshi bayakuye no mu mabanki, za mashini ntizibashe gukora ngo ziyinjije ziyishyure, urumva ko nyine byangiza ekonomi nk'uko urimo kubivuga. Ikindi cya kabiri, ntago bikwiye ko igihugu nk'iki kiri no mu nzira y'amajyambere usanga ibinyabiziga byinshi binyanyagiye hirya no hino mu magaraje, ku mihanda n'ahandi, byarangiritse, byarapfuye ubusa, byarahombeye ba nyirabyo, bitari gukora ngo igihugu cyunguke, ariko byaratewe n'iki? Byaratewe n'imyumvire yo hasi mu gutunga ibinyabiziga kwa ba nyirabyo. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Kubera ko ikintu cya maintenance nicyo kintu kirimo gihungabanya abantu cyane, kuko imodoka zirimo zirahombya abantu, zirapfa zidakoza akazi. Imodoka nshyashya ugasanga yarangiritse, kandi hari ibihugu ujyamo ugasanga nk'imodoka imaze imyaka 40 iracyakora imeze neza.
ntikonsoma, ntishyuha, ifite imbaraga. Maze imyaka 30. Hari ibihugu byo mukabona imodoka ukabona bo ntago bashyira imbaraga cyane mu guhora binjije imodoka nshyashya mu gihugu. Mu gihugu abantu bahora bagura imodoka burya bitwara amafaranga, burya bitwara ubukungu. Kandi ikibabaje nuko ntabwo ari ukuzigura kubera ko habuze izo gukoresha, ahubwo imodoka nyinshi ziranyanyagiye zirandagaye. Uzajya ubona ibibisi hirya no hino byapfuye ubusa bitamaze n'imyaka 5. Uzajya ubona amamodoka meza, amapurado, amarava fo yarangirikiye ahantu, za Hyundai, za Kia zaragagariye iyo, kandi wayireba ukabona ni imodoka ikiri nziza igikomeye inyuma, ariko indani mu mutima wayo yarashegeshwe nuko uwari uyitunze ntago azi uko yagombaga kuyibeshaho, igera ubwo imucika irangirika. Nk'ubu leta ibwiye abantu bo mu magaraje ati nimuzane imodoka zose zirimo zangiritse zishobora no kuzura stade, uziparitse ahantu wabona igihombo n'igihugu gifite, wabona igihombo abanyarwanda bagira n'igihombo abantu bagize kuva kera. Abantu bahora batumiza imodoka nshyashya, hari izindi ziraho zitafite icyo zikora. Icy'ingenzi ubwo ntabwo ari ugukomeza gutumiza, ahubwo no kwita ku kumentena izihari zikorerwa maintenance neza, zatanga umusaruro, zakora igihugu cyakwinjiza ariya mafaranga, ahubwo agakora ibindi. Amafaranga agakora imihanda, akaboneka imihanda ihagije, amafaranga agakora ibindi bikorwa. Erega nawe nyiri imodoka ifite imodoka iparitse aho yapfuye, uri kwaka inguzanyo yo kugura indi, kandi iyo ufite itarishwe, itaragonze cyangwa itarahiye, ahubwo muri moteri hayo yarakunanije cyangwa no mu bundi buzima bwayo kubera ikibazo cy'uko yangiritse bitewe na maintenance itameze neza, ni ikibazo gikomeye cyane. Hari n'umuntu ugura imodoka ubona afite ubushake bwo kuyikorera maintenance, ariko kubera ko nawe ntabwo azi type za maintenance azakora, ntabwo azi produit azakoresha, abahura nabo bakanisha bo hirya ho nabo bakaba ntabyo bazi, ukabona imodoka y'umuntu irangiritse ntako atagize. Ariko nk'uko babivugaga ati icyo kigo icyo mubona kibafasha kizakomeza no kubafasha n'iki bizafasha igihugu, nuko buriya kugira source izwi ya produit de maintenance izwi, aho baba gupakira produit zikaza zikakugeraho nta zindi nzira zanyuzemo, wenda ngo uvuge ngo barazipirata, ni inyungu ku gihugu kuko bizafasha ibinyabiziga by'abantu benshi kubungwabungwa mu buryo bukwiye, kubona produit zikwiye, kandi bizifashe kuramba by'igihe by'abinyabiziga bikore ba nyirabyo bunguke, birinde y'amafaranga ba depanse yo guhora bagura imodoka izindi zapfuye ubusa. Izo produit nizinjira mu gihugu zishingiza imisoro, ndetse burya ibintu bigenda neza, burya diringa n'uruganda rukaba rwashyira na branche y'uruganda iwanyu, bakaba banazihakorera, abantu bakabona akazi. Ayo yose ni amahirwe barimo. Ikindi kandi n'ubumenyi, gusharinga ubumenyi, gufatanya kugira ngo tukomeze kugira ubumenyi bwisumbuyeho, bitewe nuko dufite abantu tubasha kuburahuraho, kuvomaho, bityo bifashe. Ikindi bizarinda abantu barukaga hirya no hino bashaka produit de maintenance batazi aho bazikura, batazi aho bakura iziri karite, hirya no hino bakagenda kazana amapirate, ugasanga abantu baguriwe ibintu bitari karite bihora byangiza ibinyabiziga byabo. Ariko bizorohera n'abandi bacuruza, abanyamagaraje kubona aho babona product zifite isoko izwi, zizewe, ziri originali, hahandi rwose wagira n'ikibazo ugahita ubona icyo bita assistance technique. Yego, turi kumvikana. Nicyo izi modoka ubona, izi mashini ubona bizagabanya cyane nk'uko impamvu twabishyizemo n'imbaraga gukora n'iki kigo, nukurinda niba abantu bari basanzwe bafite imodoka ziri combustible zihora zipfapfana nk'uko twabivugaga. Ese niba batangiye no kugura ibinyabiziga byabo by'amashanyarazi bishyashya bari gushoraho amafaranga menshi, nabyo bijye muri uwo mujyi wo kupfapfana gutyo ku mpamvu zo kutamenya ikigomba gukorwa cyangwa igikwiye. Oya, abantu batangira n'ibyo binyabiziga babona naho babona maintenance yabyo. Maintenance niyo soko yo kuramba ku kinyabiziga, maintenance niyo soko yo gukora neza ku kinyabiziga, maintenance nziza niyo soko yo gufasha abantu gutera imbere byihuse. Ufite imodoka yawe idahora ipfa, ufite imodoka itagukonsoma ngo usangiranywa amazutu nyinshi, iranywa essence nyinshi, ufite imodoka idahora ipfa,
ugira ituze, uhorana ituze mu mutima, bigatuma unakora neza kandi cyane. Engineer Elia, turimo turasoza, amakuru mfite nuko mu kwezi gutaha izo produits zizaba zageze inaha mu Rwanda. Hari n'izo dufite kuko twaratangiye, hari izo twatangiye kugenda tuzana ariko zari zikiri nke kuko tutabashaga kwigerera ku isoko neza. Ariko igihari nuko abantu bafite ibinyabiziga by'amashanyarazi ntibagire impungenge za maintenance kuko icyo ni igisubizo cyarabonetse. Abantu bafite imodoka z'amayundayi, amakiya, ibibazo byo kunywa, ibibazo byo gushyuha, rwose bumve ko igisubizo gihari. Abantu bafite aho twarimo tuvuga nk'umuntu atunga imodoka climatiseri, buriya icyo twita climatiseri cyangwa air conditions nazo zigira produit. Hari produit zagenewe gukora amasuku muri ziriya systems. Ibyo abantu ntago babizi. Umuntu atunga imodoka akajya ashyiramo climatiseri, bikazagera igihe bagatangira no kugira ibibazo by'ubuhumekero za systeme kubera ko idakorerwa maintenance, kutamenya ko hari produit zabigenewe. Bikazagera n'igihe ya systeme ikangirika kubera kutamenya ko hari produit de maintenance. Ni igisubizo nko mubona iyi product catalogue irimo product zose zifasha ibinyabiziga, zifasha ibirahure, zifasha amapine, zifasha za airflow meters, zifasha imodoka z'amashanyarazi. Murabona ko izi za battery courante, abantu bahora bagira ibibazo ngo by'amabatiri, imodoka zigira ibibazo by'amabatiri, uri kubona ko hari product zagenewe abagira imodoka z'amahydrogens. Byo rwose igisubizo kirahari. Mu Rwanda zaraje zizaza, zishobora kuba zihari wenda atari nyinshi, ariko niba zitanahari zizanaza. Abagira ibibazo by'amavuta ya feri y'imodoka z'amashanyarazi, uri kubona ko ibyo nabyo twabitekerejeho. Igihari nuko ibinyabiziga bigira maintenance kandi y'umwihariko ari byo bibifasha kuramba. Abantu benshi banga gukoresha maintenance, ngo nijya gukoresha maintenance ngo ndatanga amafaranga menshi, ariko ntatekereze ko ni maintenance arakora uyu munsi amara imyaka 5 imodoka iri mu mahoro, akishimira kuzajya ajya bakamukorera ibitari byo ngo yishyuye make, ejo imodoka igahora ipfa kongera akajyayo ngo yishyuye make. Imyumvire, imitekerereze igomba guhinduka mu gutunga ibinyabiziga kuko turi mu kiragano, turi mu gihe abantu bagomba kuba basobanutse, banasobanukiwe imashini batunze. Abantu barinde ishoramari ryabo, amafaranga umuntu yagashoye mu zindi business zunguka agahora yashora mu gukoresha imodoka yapfuye imburagihe. Amafaranga abantu bagashoye muri business zunguka bagahora bayashora mu kugura imodoka izo bari bafite ntacyo zabaye, zangijwe n'imyumvire idateye imbere mu gutunga ikinyabiziga. Ibyo byose rero ni ibijyanye nk'uko babivugaga n'ayo mahugurwa n'iyo nama ndetse n'iyo mikoranire n'ikigo giteye imbere mu kugira produit de maintenance ku isi. Ibihugu byinshi byo ku isi byamaze gutera imbere, byamaze kwihuta, byamaze guhagarika iki kibazo cy'imodoka zihora zipfapfana, zihora zangirika. Twagize amahirwe yo guhura n'abantu bo mu bihugu byinshi bitandukanye bakorana n'urwo ruganda babasha gukoresha izo produit, ariko baduhaye ubuhamya baratubwira bati ubu mu bihugu byacu nta kibazo cy'imodoka zishyuha kigihari, nta kibazo cy'imodoka zinywa kigihari, nta kibazo cy'imodoka z'amashanyarazi zangirika imburagihe kigihari. Igisubizo cyarabonetse. Natwe rero byaba byiza rwose abantu batunze ibinyabiziga bifite maintenance iri kuri standard. Abantu badatunga imodoka, twashyizeho gahunda yo kugira abantu inama. Utunze imodoka rwose kuza ukatugana tukakuganiriza, tukaganira, kureba ubwoko bw'imodoka yawe, kureba ibyo ikeneye, kureba produit ukenera, kureba kugufasha uburyo uzayibungabunga, kugufasha ukuntu uzayitaho, kugufasha kumenya imiterere yayo, kurinda ko imodoka yawe izangizwa no kutamenya. Turi kujyana ibi byose tuvuze bishingiye ko imodoka y'umuntu yangirika kubera kutamenya. Imodoka ibikoze, imodoka iva mu ruganda ikoze, yarizweho neza, yarakozwe n'abahanga, baragennye ibizasimburwa mu gihe runaka, barageneye maintenance izakorwa. Nkuko tubonye kuri iyi product catalogue, ubonye ko harimo produit zikoreshwa muri maintenance yose, yaba zikoreshwa mu systeme ya climatiseri, yaba zikoreshwa mu guhoza ibinyabiziga ntibishyuhe, yaba zikoreshwa mu kurinda ibinyabiziga ntibinywe, yaba bikoreshwa mu kurinda ibirahure by'abantu ntibimeneke.
yaba zikoreshwa mu kugira ngo ziriya nzira zinjiza imyuka muri za moteri kugira ngo moteri zitwike neza zidakonsomye kandi zitangiza ikirere zikore neza, yaba zikoreshwa muri aya masisiteme ya fuel, gukora amasuku na maintenance muri fuel system. Izo zose uri kubona ko hano muri product catalogue zirimo, ndetse n'izindi zitandukanye zirinda amapine gusaza imburagihe, zirinda amapine kwangirika, zifasha ibirahure guhora bibona neza. Hari umuntu imvura igwa agahagarara ikirahure cyarahumye cyarijimye, hari produit zagenewe mu kugikorera maintenance, nacyo burya kigira maintenance. Abo imodoka ziba zitakizamura amazi ahanagura ibirahure kubera ko system yamaze kwangizwa n'imigese. Uri kumva ko ibinyabiziga byinshi byangirika kubera kutamenya, ariko ntabwo bikwiye ko umunyarwanda w'iki gihe yagombye kugira igihombo gishingiye ku kutamenya. Ntabwo ukurikije umuvuduko w'iterambere u Rwanda rugezeho mu bumenyi, mu bintu byinshi bitandukanye, kutamenya ntabwo bikiri urwitwazo. Ntabwo rwose, ntabwo umuntu yagombye kuba gitunze ikinyabiziga cyangizwa no kutamenya ibigomba gukorwa, kutamenya uko imodoka igomba kubaho. Gutunga imodoka nk'utunze igare cyangwa nk'utunze ikindi kintu kidafite ikoranabuhanga, uko umuntu aba abizi ko ari bugaragare neza kubera ko yambaye neza. Umwana wazaba umuntu usobanutse mu gihe kiri imbere kubera ko agomba guca mu ishuri akiga. Agomba kugira discipline kugira ngo abantu bamwubahe. Umuntu agomba no kumenya ko iriya mashini atunze iriya modoka nayo kugira ngo imunogere ari ukuyimenya, akamenya imikorere yayo, akamenya imikoresherezwe yayo, akamenya maintenance zakenera, akamenya ibyikeneye. Gukoresha imodoka, uracyasanga umuntu ujyana imodoka hariya agahabakanisha yo mu muhanda bagatendeka, bagakora ibyo bazi n'ibyo batazi, isha imodoka ikangirika. Kutamenya ko imodoka ni tekinoloji ikeneye ubwenge, ikeneye abahanga, ikeneye inzobere, ikeneye aba specialiste. Umuntu agahunga kujyana imodoka muri garage izwi, garage ifite ubushobozi bwo kuyikora, akayijyana mu bamami baraho hirya no hino ku mihanda bacomekeranyije utuntu aho bagira gute, ngo nuguhunga ikiguzi cya maintenance, nuguhunga ikiguzi cyo kuyikora. Imodoka burya ntabwo itwara amafaranga menshi. Imodoka niyo mashini buri yibaho idakenera amafaranga menshi mu kuyitunga no muri maintenance. Ariko nanone nicyo kintu gishobora gutwara menshi cyane ndetse kikanaguhombya byo ku kigero cyo hejuru, kubera ko imodoka kuva ukiyiguriye watangiye ukurikiza neza amabwiriza yo ya maintenance, ntabwo udepansa amafaranga menshi mu kuyikoresha. No mu kuyikora maintenance ntabwo udepansa amafaranga menshi. Impamvu abantu bagera muri garage bamukubita proforma ya maintenance akabona amafaranga ni menshi agasimbuka, nuko iriya modoka aba yimaranye imyaka myinshi, hari ibyo atayikorera, hari ibyo yirengagije, yatangira kwangirika akaba ari bwo yajyana mu garage. Icyo gihe bizamukostinga ikiguzi kinini cyane, azabona bihenze. Ariko gusa bihenze, ariko ari ibintu nanone bigiye kuyitabara mu kwangirika n'igihombo yari igiye kumuteza byo mu minsi iri imbere. Umuntu akagira imyumvire yo guhita yumva ngo ndahenzwe ndagiye, ariko se agiye hehe? Ariko umuntu wagiye akurikiza amabwiriza ya maintenance kuva akigura imodoka, uwo mushobora no guhura ukamubaza uti imodoka yawe igutwara ngahe, akakubwira ati rwose ni ayintwara ni nkayo n'umubiri wanyu ntwara ngura isabune nkaraba, amavuta ngura yo kwisiga, ni kimwe, ni dépense ni zimwe, ntago impenda cyane. Kubera iki? Abikurikiranya ku gihe, bikanira imodoka yo kwangirika no gukenera byinshi. Ariko niba waragize n'ikibazo cyo kumara igihe utarasobanukirwa ibijyanye n'imodoka, jyana imodoka mu ba expert bagusuzumire, bagukorere maintenance, baguha umurongo wo kuzajya uyikoresha maintenance, uko uzayitunga, uko uzabana nayo, bizayirinda gutwara amafaranga utateganyije. Engineer Elia, reka tugushimire. Ubwo ibyo byose hamwe n'imikoranire n'uru ruganda rw'Abadage, tuzajya tugenda tubagezaho produit ku yindi, tunabasobanurira imikorere yayo, ndetse tunabafasha mu gihe imodoka zanyu zangiritse, bijyanye no kuba umuntu yazi maintenance. Ariko kandi imyumvire yo kuba imodoka iza mu igaraje ari uko yapfuye nayo ntabwo ikwiye. Nkuko twarimo tubivuga, ikurikije uburyo abanyarwanda basobanutse, umuvuduko w'iterambere bafite, ntabwo bikwiye ko abantu umuntu yaba atunze imodoka atazi imikorere yayo nuko igomba kubungwabungwa. Ntabwo bigikwiye ko umuntu yatwara imodoka ikazimira mu muhanda. Ntabwo bigikwiye ko umuntu yabyuka yajya kwatsa imodoka yikanga kwaka. Ibyo bintu ntabwo bikwiye. Ntabwo bigikwiye ko umuntu
yajya muri kontorori bakamubwira ngo imodoka yawe ngo irangiza ikirere. Ntabwo ari byo. Imodoka ikoze ku buryo itagomba kwangiza ikirere, ikoze ku buryo itagomba kuregwa imyotsi, imodoka ikoze ku buryo maintenance yayo ikorwa uko bikwiye. Uziko ejo bundi nabonye raporo ya REMA igaragaza ko imyuka ihumanya ikirere mu Rwanda buri mwaka yiyongeraho toni miliyoni 5 buri mwaka. Ibyo byose bishingiye ku kintu kimwe gusa cya maintenance y'ibinyabiziga byo mu Rwanda, ikorwa nabi pe, sinatinya kubivuga. Hari abagerageza nk'abantu babaye hanze, wenda n'abandi bantu batunze imodoka igihe kirekire, wenda akaba yaragiye abona uburyo ahangayikira kuba ikinyabiziga cye kimwangiriza, wenda akagera igihe agashakisha amakuru akabimenya. Ariko ibinyabiziga byinshi bibungwabungwa nabi kandi bishingiye no kukwihagararaho kw'abantu. Umuntu akaba yumva uvuga nk'izi produits zikora izi maintenance zose twavuze, akabifata hari nk'ubundi bucuruzi budafite icyo bumumariye, akabifata nk'aho ari ibintu byo kwivugira bidafite icyo bimaze. Ntagire na curiosity ngo avuge ngo ariko ko bavuze produit runaka, reka cyaka amakuru yayo kuri internet, menye yariyo, menye niba n'ikinyabiziga cyanjye kikeneye. Negligence, kunegirija, kwihagararaho mu bintu bitari byo, ugasanga umuntu atunze imodoka yangirika kubera niyo mpamvu. Uri kubyumva? Ikinyabiziga cy'umuntu kikaba cyangirika kubera kwihagararaho. Ngo ngingo haranguse najya gukoresha yo ngo barahenda, cyangwa ngo nyine ntabiha agaciro ibyo bakora. Kwihagararaho, kunegirija, ubumenyi buke ku bintu, ibyo biri mu byongera umubare w'ibinyabiziga byangirika bikangiza n'ikirere. Ariko ntabwo ubundi bikwiye. Buri imodoka igomba kubaho, wowe ukazayitwara imyaka runaka ikazashira ukagenda ukayiparika idahagaze mu muhanda, ukavuga uti imodoka irashaje reka nyisimbuze ngurinde. Ese engineer Elia, nta kuntu wazashyiraho umunsi wihariye ukavuga uti ku cyumweru saa 8 nzahura n'abantu bafite Kia Sorento bumva bifuza kumenya imikorere yayo, baze bampamagare ni tugera 15 bitewe na tuzabazana muri workshop tubasobanurire, kugira ngo iyo myumvire nayo igende ihinduka. Kugira umwanya wihariye byo ntago byashoboka. Ahubwo igihari nuko contact zacu ziba zihari hirya no hino. Rwose umuntu wari wese ukeneye ubujyanama ndabumuha. Umuntu we ku giti cye wakenera iyo service rwose kuba yaza akatugana umwanya wari wo wose. Ibi ni ibintu nubwo ubona tubisobanura gutyo ukabona ni technology ihambaye, ariko ni ibintu byoroshye cyane bitewe n'ukuntu umuntu yabifashe n'umwanya yabihaye. Iminota 3 yonyine ushobora kuba ukoreye umuntu samari yuko azatunga imodoka ye. Dufite abakiriye benshi cyane kuva mu myaka 10 ishize bafite ibinyabiziga byabo bitaragira ibibazo bya moteri, bitaragira ibibazo by'imyotsi, bitaragira ibibazo byo gushyuha, bitanywa, bo ntago bazi ko na essence yahenze. Kuko n'ubundi imodoka yisanzwe inywa ku kigero cyo hasi cyane, inywa bike by'ubwe we atirirwa nabara. Ariko ni wa muntu uba waraje mbere akigura imodoka kavuga ati imodoka ndayiguza, ariko mu by'ukuri nyifiteho ubumenyi buke, ndagira ngo dutangirane urugendo rwo kubungabunga iyi mashini. Uwo muntu ukamukorera ibintu ukabimusobanurira cyangwa ukabimwandikira, nawe akagenda akicara akabikoraho ubushakashatsi akabona nibyo akabikurikiza ikinyabiziga cye. Hari umuntu ukubwira uti ya modoka yanjye ubu imyaka 10 irashize ndashaka kuyisimbuza, ariko atari ugushaka kuyisimbuza byo kuyihangika undi muntu. Abantu bagura imodoka zikatangira gupfapfanira muri uko kutamenya uko zibungwabungwa, yabona yatangiye kumuhombya, yatangiye kumukonsoma cyangwa yatangiye kumutwara amafaranga y'igaraje rya buri munsi, akashyishyira ku isoko akayihangika. Kwishyira ku isoko ni uguhangika undi mugenzi we ari guhuyunga igihombo ya modoka igiye gutangiza kumutera. Ariko uwo muntu uba warakurikije neza amabwiriza ya maintenance, uba waratuganye hakiri kare, uba warasobanukiwe ibi bintu tuvuze, ni wa wundi modoka yimarana na ya myaka 10 akayigurisha, uwayigurishije uyiguze nawe akayitunga igihe. Ariko hari igihe igurwa n'umuntu nawe ugifite ya myumvire yo hasi mu gutunga imodoka, akaba atashyiramo za produits zose wumvishe twavuze, akaba atayikorera ya maintenance, akaba ari wa muntu wumva ngo azatwara ngo sinzajyana imodoka ngo ntwara amafaranga ya maintenance ukwezi kumwe gusa, akaba yayitwikiriye iwe yarazimye itashobora kongera kwaka. Ni ibintu bishoboka cyane. Yego. Ibindi bihugu ntabwo ushobora kubona imodoka zapfapfanye.
imodoka bayishyira hari uko ishaje. Kandi twe noneho n'ikibazo gihari, abantu benshi tugura imodoka zakoze za occasion ziba zije zarakoze, ziba zije zikeneye maintenance. Iyo tuzifashe rero tugatangira kuzikoresha, kuzigendesha, sinzi uko nabyita, uguze imodoka igura miliyoni 50, wowe uyiguze miliyoni 10, abantu turi kumvikana. Yego. 90% y'abatunga imodoka n'abagura imodoka no mu Rwanda niko bimeze. Uguze imodoka ya miliyoni 10 kandi agaciro kayo ku ruganda ni miliyoni 50. Impuhwe zirimo aho ngaho ku muntu yiguhaye ni izihe? Nuko ya modoka ayiguhaye ugomba, hari maintenance ugomba kuyikorera kugira ngo nawe utangire kuyikoresha, utangire kuyitunga. Wowe uraguza ya modoka ikeneye ya maintenance, utangiye kuyikoresha muri kondisiyo nk'iyi modoka nshya, kandi ari imodoka ifite ibyuma binaniwe bikeneye gusimburwa, ifite systeme zamaze kwangirika, gupfukiranwa n'imyanda nk'izi tubona, zikeneye kujyamo ya additive za produits chimiques zigomba kunetuwaya za parts kugira ngo zongere zikore neza. Noneho ukayifata ukavuga ngo nge mfite imodoka yanjye ngo naguze majerwa, ngo natumije hanze kuri miliyoni 15 cyangwa miliyoni 20, kandi ya modoka agaciro kayo ubusanzwe ari miliyoni 70-80. Wowe bayiguhereye make kubera ko hari ibyo ugomba gukora, hari ibyo ikeneye. Uyikoresha yarayikoresheje, utwuma twinshi tumaze kunanirwa cyangwa dukeneye ya maintenance, ariko bitewe nuko na technology nshyashya yindi y'izindi modoka yaje, arayiguha, arayikugurisha. Hanyuma wowe uratekereza ko iriya modoka urayikoresha imyaka 5 ntacyo urayikorera, cyangwa urajyana kumukanisha warupiga hariya noneho nawe agacokoza. Imodoka nyinshi izi ni imodoka nyinshi zitwa n'abakanishi, gufata ibyari ku murongo none akabitesha umurongo, imodoka ikabaho yangirika noneho igagara bya burundu. Kuko umukanishi niba adafite technology, niba atari icyo bita mechanical engineering ko cyane nko ku binyabiziga by'ubu ngubu by'ikoranabuhanga rihambaye, akaba atazi icyo technology automobile iteye imbere, uramujyanira imodoka yawe yikorere ihe maintenance, uramujyanira ihe modoka yawe yikorere ihe reparation, uramujyanira imodoka yawe ayimarira iki mu byukure, yihe ikihe cyerekezo, arayifasha guhuhuka. Wenda ujye uyu munsi apfundika utuntu ubona uragiye, ejo ujye yapfundika utuntu ubona uragiye, ejo bundi noneho bibomokere rimwe. Imodoka ishyuha usange Kia itaramara n'imyaka 10 yashyushye yahagazemo baraswamo amazi, ntago bira bintu ari byo. Ntikigira ingufu, yatangiye kugira warning, gucana amatara. Imodoka winjira mukabona ni insiri ifite climatiseur irasa neza, ukabona yatangiye gucana amatara kubera ko hari maintenance udakora. Ntuzi nibi nabaho, mukanishi uri gukora nawe ntabyaza. Turimo turumvikana. Abantu bakwiriye guhuguka mu bintu bijyanye no gutunga ibinyabiziga. Ibindi bihugu byaradusize pe. Mu gutunga imodoka abantu n'abasirimu, usanga umuntu afite imodoka ya kera, niyo mu myaka ya kera za 2018 na 6 na 5, imodoka wayicaramo wayikubita urufunguzo ukagira ngo nibwo ikiva mu ruganda. Wamaze ute se wahinduye moteri aterekada, wahinduye gearbox aterekada, maintenance nziza. Yego Engineer, tuzajya tugenda tubigarukaho rwose, kandi nizeye ko imyumvire izagenda ihinduka ku badukurikira, ndetse na feedback tugenda tuzibona ko hari bigenda bihinduka rwose. Reka ngushimire cyane, ubwo tuzajya tugenda dukora n'ibiganiro bitandukanye. Mbibutse ko uretse hano Igikondo Autokora Maintenance Limited ifite n'irindi garage ahari Nyamata mu Bugesera, uzamutse kuri ka gahanda kari gateganye n'umurenge wa Nyamata, imbere yaho gato hari Rapiera, ugahita ukata yegeranye na Rapiera neza. Ubwo ku bindi bisobanuro muduhamagare kuri izi nimero ziri kuri ekara yanyu. Ikindi hari abantu bajya batugana nkaho Igikondo, Igikondo urabona irimo amagaraje menshi bakayoba, ukazahura n'umuntu hashize igihe imodoka yarangiritse akavuga ati ariko naje mbashaka kuva mbere, atariko mitira hano barankorera, atariko nyuma nza gusobanukirwa ko atariho. Abantu bajye baduhamagara, bajya bafata contact baduhamagare. Reka mbarangire gato, iyo uzamutse uvuye muri Feruje za hano Feruje zo bitazo kwa Mironko n'iza Rwandegisi, yego, urazamuka ugasa nk'uza kuri kiliziya ya Paruwasi ya Gikondo.
ukarenga dodani ya mbere uzamuka ukarenga iya kabiri ugahita ureba mu kaboko kawe k'iburyo hari icyapa cyanditseho Auto Korea Maintenance Limited. Iyo umanuka uva za Merezi uramanuka rwose warenga paruwasi gato ugahita ureba mu kaboko kawe k'ibumoso hari icyapa cyanditseho Auto Korea Maintenance Limited, hanyuma naho ngaho bajye banaduhamagara. Abantu benshi baza batugana rwose bakeneye serivisi, bakeneye ubujyanama ariko bakayobera mu yandi magaraje kuko hari bakanahahurira n'ibibazo kuko hari serivisi batabona kandi we yaje ari yashaka. Yego, bajye baduhamagara, bajye bashaka kontakte zacu batuvugishe. na hano ku icyo kiganiro udasobanukiye ku modoka, izi modoka z'ikoranabuhanga kanyigarukeho gato, hari utubazo zigira kubera ko buri abantu benshi rega ntabwo turamenya no kuzikoresha even no kuzitwara. Ugasanga imodoka ya tekinoloji uyikinguye nabi, uyikinze nabi, jemo amakode yanze kugenda. Hari utuntu tubahirije yo iraborotse kuko n'ikoranabuhanga. Yego, hari n'uturere dushobora kuzamo ariko hari uturi seti nawe wikorera. Uraduhamagara kuri telefone umuntu akakurangira akakubwira ati ko imodoka yawe ibimenyetso uri kubona. Abantu benshi nge abahamagara kuri telefone, we ahamagara wumva ko imodoka yayifashe nk'aho ari imodoka yapfuye rwose byarangiye ikeneye guhekwa ikajya muri garage. Ariko wamubaza yagusobanurira ukamubwira uti kora, ati yewe tuzi ko bikunze, bikamufasha ari ahantu kure. Yego, ikintu kijyanye n'ubujyanama bajye baduhamagara, nta kibazo na kimwe gihari. murakoze cyane Engineer Elia. Murakoze namwe abadukurikiye. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Auto Korea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali kuko ishami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kubatunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54.